bisanzwe bize uretse gato kwica umuntu we nawe urashaka kwica umuntu wowe bite byawe wagabanije ubushobozi bwawe urumva genda umunyamakuru bameze uretse gato mbabariko uramugara mwica numwica baragufunga mama no muntu nene bamwice baraniwe bafunga oya mukeke bamumenga muvugisha mukiye rero abarane basigaye yes binata makuye muragera mu muhanda mumeze gutya yego turamujyana nabandi bamubone nabandi bamubone turamujyana hasa nawe wese wiruka ahubwo ngewe ndatinya kameraman ubuse turakomeza mu muhanda hasa mwa nese uziko wajya mu mujyanye muri breakdown Musaje nta muntu unsiga hanze ariko nta muntu unsiga hanze uretse gato no kamera uretse gato uko twagiye dukomeza kubibabwira ahangaha duhagaze nyine niho tugiye kureba mama ufite ikibazo n'umwana we ngo wavukanye indwara idasanzwe tugiye kumukora ubuvugizi nkuko nawe ushaka kuduhamagara kuri iyo nomero ureba kuri screen zawe harimo gahunda zikaza bimeze bite se ni amahoro biracamo ko muri hano turi hano nyine tumwe turajya dushaka amakuru mu nce zigiye zitandukanye tuze gusura abantu b'inaha amakuru yasagira kure isi yose irimo irakureba nawe kira hano dufite amakuru anatubabaje hari kuba cyacitse hano nguki abarozi baratuzengereje nese abarozi babaho bariho cyane kandi bafashwe ari umurozi wafashwe gutya nese waruzi ko turi hano oya ahubwo mbabonye gutya ngenda ndi gushakira hano ku muhanda ngura kamitiyu bahamagara babonye mufite mikoro mufite n'ibyuma byanyu ndavuga niko bikoze wababaza ese amakuru ameze ate mutugeze mwaza ngabereka cyane nareba ni hano hirya imbere muri metero turye sho ubwo muri metero nka 20 zonyine byagenze se bite kuvuga ngo waje kugwa kamitiyu tubwire umuntu kamitiyu nta kicaro ryo kuvuga kamitiyu nashaka guhamagara ndamuga hirya no hino abazi baratuzengereje byagenze ngo hari inkuru ngabarozi ngo barabazengereje baratuzengereje yatangiye senya inko yagize gutende wareba n'ubu ngubu yafashwe bamuhaye imiti yafashwe yaryamye yapfuye umurozi cyane ni izina nyine hari umumama nyine ufite umwana wavukanye ubumuga budasanzwe twe tuje kumukorera ubuvugizi natwe turaba i Kigali natwe mutuvuganire rwose ugira Kigali niyuza 2 oya no kuhumva ntahonje ngeri iriya no kuhumva nawe ujye iri kuhumva rwose ni bisanzwe bize uretse gato nese ni ibiki none se arizo gufata byose muze kuva ryari se bamufata bamufashe mu gitondo cy'ukerera mutese umuntu mwabagabo uyu muretse gato ko muri hano mwegerayo namwifata icyo cyako gizuca hafite icumu ariko uretse mva murashaka kwica umuntu uyu mumama ntabwo byemeye kwihanira uyu mumama cyangwa umuntu mukuru urashaka uyu mumama hasanzwe agira ibibazo ahangaha bimeze bite oya mama hasanzwe agira ibibazo ahangaha tambara usama mama uyu mama araduhuruje tuza kureba uyu mugabo ishikaba reba ibintu cyambaye ikigabo avari kizana namba amasaro yaruyu bimeze bite yatuzungaje batubona gakono hari n'ibintu hari nigacuriyagamo n'umupfumu n'umucuraguzi tutaryamye mama meza ni wani hano se yaranzengereje tujya kwisura abantu no mu mubone uduhagaritse ngo bafuje umucuraguzi nasubiye yamuvuye
twe abanyamakuru yarandembeje mwegereyo bimeze bite se watubwiye muri iyi minsi Imana mukugabishe byahenze ejo bundi muri iyi minsi mbese byaranzengereje ibibazo byaranyishe umugabo wanjye yasohotse muri urugo aragenda ndakirutahamo nuko bimaze kuncyara buretse kwa mugabo wo mu biki buretse nta bintu byo kwihanira nta bintu byo kwihanira buretse gato reko nta bintu byo kwihanira muretse reko muri hana so kubera ikimana muri hana kubera batambwiye ngiye nta kibazo guhamagara mubyara wanjye aba mu Buhinde mbamubwiye ibibazo nagize abambwiye ko nawe abamaranye na by'iminsi arangije ambwira ko afite umuganga wamukoreye inangaha mu Rwanda tutakubera ku polisi amaze kumundangira amanimero y'amamagara muganga njya kwa muganga mu muti arambwira ngo nza munyanyagiza no ku rugo hose unahagera azafatwa none dore ndamufashe wamufashe gute se yari yaje nijoro ko tubona bwake yaje nijoro nsohotse mu gitondo ngiye hanze kwihagarika nsanga ajyamye ahangaha bitewe nuko muganga n'ubundi muteri yampaye yambwiye ko ninkutera hano azaza akahagwa none dore ndamufashe kuvuga ngo mu izina rya Yesu we kutasenze ngo afatwe bakajya kwa muganga twasenze ntabwo yakweguka haguruka urashaka kwica umuntu we nawe urashaka kwica umuntu wowe bite byawe wagabanyije ubushobozi bwawe nimba ufite muganga muhamagara mugati umuti wamaye wakoze hari abaganga bazima n'abatari bazima uyu nguyu yakweretse umuntu waguhemukiraga wari usanzwe unamuzi se ubu ngubu ntabwo nari muzi nta nubwo namukekaga ngo ni umuturanyi yabikoraga bwihishwa usanzwe umuzi una ni umuturanyi abagana hese atuye hariya nese ko umumama mvango nagamuzi ntabwo neze yabumenya cyangwa umuke kuri uyu musozi ntabwo namukekaga ko twamushake tukamubura n'uyu nguyu muze ko twamugera kwiye munyamakuru bose ndago bikwiye hano yaratujuje uretse gato muceceka twumve waje aho ngaho nyine nkubwira ko umugabo yantaye nuko nyine ukama umuti umbwira ko hari umuntu uza gutera ibintu hano ko nzamufata none yafashwe nsanze ajyamye inyuma y'umuryango aryamye inyuma y'umuryango ndi kubona afite akantu karimo umuriro n'imiriro iri kwaka isahani ya kinyarwanda y'igiti imwe bakoreshaga kera imwe bita hagiye isahani bayita ngo ikira imwe bita imbehe ya kera hariho n'ibintu tutazi ku mbehe ndi kubona hariho imicanga inkono iri kwakamo umuriro sinzi ibintu yasize n'ibikorobye yewe buretse gato muganga wishe umuntu muganga yari umunyamakuru buretse gato mbaba ariko uramugara mwica n'umwica baragufunga mama uno muntu niyo nimamwice baraniwe bafunga oya mukeka ni bamumenga muvugisha mukirike mukiorere sawa bamumenga mu muga buretse muvugisha ariko reka muga buretse muvugisha ariko nawe uri umuntu mukuru abantu babasha kugira neza abantu mwigire uri umuntu mukuru bashaka kwica umuntu wari mukureba rwose uyu muntu wabwiye abantu byaye bakiye barashaka kwica yari yaratujujubije ahangaha ni umuturaguzi w'ijoro ariko ntibumwice hari ubuyobozi baramugeza mu buyobozi bamukanira umukwiye oya ahubwo no mu mama kuva yabonye wari waramukoze bamujya kwa amenga muvugisha muganga mada humura baramufashe humura wamumenga muvugisha kwa muganga ndacyo mukibaye wamumenga muganga muvugisha imana irakomeye wari dukwaza gufata sha bari kwa muganga mureke ndeba amazi muganga wamumenga muvugisha wamumenga muvugisha bari kwa muganga none hari abantu baje bahuruye ngo ni abanyamakuru ngo bashaka kukuvugisha biremewe nanjye sinzi nyine ubwo tuva turi hano bitewe nuko n'abantu benshi bahuruye nyine natabaje maze kumufata ubwo nyine nawe ari hano Uwiteka akoze imirimo
Imana irakomeye. Imana igivuga rimwe. muganga niba ukora ibya nyabyo waretse nka kuvugisha ngo iki aho bamuzana hose turahajya akajagari wawe se nimba waravuye umuntu gute urimo gushaka kwihisha Oya uriya muntu yimwe. swa mugabo waretse mana sawa rekaze mu minjagera hayo mazi ndebe ko we waretse mani wowe sawa rekaze umuretse ageze mu maboko y'ubuyobozi abanyamakuru baramugezayo meze bite ni ibiki byateye muri uno mudugudu ibyatewe n'umurozi uyu ni umurozi ni n'umujura usanzwe unamuzi turamuzi hano yazomesha abantu yazomesha abantu Nashe ngushire ku karubanda. yazomesha abantu mani namwerekanye yewe mama wawe mureke we peti waretse wave banze kuduha muganga yanze nyine twe twiboneye inkuru nese barakurikiraho ibiki oya muganga yanze ahubwo ambwiye ko namara guhaguruka tumufata tukamujyana kwa muganga wamuhaye amafaranga se muganga wamuhaye amafaranga namuhaye amafaranga umva none wowe numubwiye ko twajyanye numubwiye ko twaye mu mujyane none ongere muganga se abantu hafi muganga abantu hafi kugaraho ni nk'iminota 20 kameramani ntabwo twigira tunanirwa cyane iyo twigirishije turagenda muganga oya mumufashe nese uragenda wambaye ubusa Ariko yashambaye niyo makuru fatika. umva ariko n'abana bemera kujya muri kamera umwana naveho nimba ari abantu bakuru mu mujyane urumva nta mwana twemwe nese yambaye ubusa ishati yo kwambara mumureke ndabacike mumufata n'umunyenda murozi wa muhinenda iki Deni kibiriti cyane. Reba ibintu akora reba. Mugabo. Ese bira bintu byo murabisiga hano. Mama wiri. Usho kuri munsi urashongera utanafasha bene wawe. Mama ngo mama ese twimya amakuru bakuri kamera imana nese ko umuturage wo kutamusenye ugatuma ajya mu bapfumu ariko rukibwira ko mwanye nawe ndaje gushire ku karubanda abana basigaye nese ibinota 20 muragera mu muhanda mumeze gutya Yego turamujyana n'abandi bamubone bamubone ase nawe wese wiruka ahubwo njyewe ndatinya kameramani gusa turakomeza mu muhanda ase mwa nese uziko wajya mu mujyaye muri breakdown bakunze ba Kigali News uko mwakomeje kubibona genda tumaze hafi iminota 13 tugenda cyo kugenda none tujya kwirebe none tujya kwirebe umva ariko bamwe basubirayo hano kwa muganga umuzanya hangaha bamwe abantu mwakirukanya abana bakagenda kwa muganga nawe wagwana umugabo yatabimuretse bimeze bitumutumureke yandi umunyamakuru musi bimeze uwo mugabo navuze ngo muyemuretse najya Jamaki Oze kwa muganga huko tubacika kirosi ndakuraye twene kaga Ngara muganga agiye kuzana buretse mwigira abantu mwavuye mu nzu mwavuye mu nzu uvuga ni oya buretse kamera muragira ngo bashyire igitsina cyane aho kuganga oya kigabo we ntabwo wumva kigabo cyatuzengereje bati wangirije mu kintu cyamukoze gutuma umugabo ava mu rugo nyine hagenda ngira ikibazo afite uyu mugabo muzanye hano kwa muganga mbafitanye randevu na muganga nari muzanye kwa muganga rero musobanurire muganga ibyambaye nakavuyo kangana guca aba bantu nyine ndabatabaje muri waraje muganga akubwira yuko hano haza akavuyo nese ko nabinginze ngo basubireyo bakanga kandi nkaba ntari kumufasha nyine ninginze aba basore ngo bamufashe ntabwo nakuje wa kigabo kigabo cyatuzengereje n'ibihe bye ninginze abasore ngo bamufashe nyine atanciye cyane igice ufite Imana ishimwe kwa bamufashe
Okay. umva hano ni kwa muganga ndese Mwe muretse gatoya. Kandi ntihagire wongera gusakuza. nanjye nze Gusakuza ndamushyirika. nanjye nze Mwe muretse ndaje. nanjye nze Mureke mbaze muganga. musajye nta muntu ujya unsiga hanze ariko nta muntu ujya unsiga hanze nta muntu ujya unsiga hanze uretse gato no kamera uretse gato nta muntu ujya unsiga hanze turiya mugabo ko afite amana nimba ukora ibintu byo kumugaragara kuko urimo gushaka kutirukankana nta kibazo muzehe nta kibazo yarapfuye nta kibazo nimba ari iby'ukuri twebwe twari gushaka amakuru muzehe nta kibazo gihari muzehe utumere akamaro amahoro amahoro muzehe nta kibazo nta kibazo nta kibazo muzehe rero tuje duhuruye nta kibazo gihari rero twumvisha amakuru rero kwa muganga nese urashaka ko utamenya amakuru bazanye umuntu hano ngo ni umucuraguzi tuje duhuruye wayerekana banga ko tuza turaje iminota 13 tujye uwo murwayi niwe wabatumiye ngo muzane nawe oya twari tujye gushaka amakuru inaha hari umubyo twari tujye kureba dusanga bafashe umucuraguzi hano amakuru se singenzi tabere shamba nose umuntu atara mu muryango nimba baratanze imiti umuntu akavurwa ari ikibazo bari amakuru mushaka da kibazo nose uriya muntu wamuvuye muhagarare iruhande mumuzane hano Sigabo cyao kari. Asa abantu bari hano bahavuye. Uterure. Umutire yimukanga. Akende kaga nabonye byinshi. Musoke. Musoke. Kwese dusoke. Mwese musoke. Bari gupfundikira umuntu ngo bari kucikiro. Cyari ngaba ni kirozi. Ese ni mu kugira nabi nawe usamwe. Mubona kaguru. Asa mwaretse mwakitonze. Amubwiye ibiki? Abanyamakuru. Twa tuvuye i Kigali. Yatuje kureba mu mama ufite ikibazo cy'umwana we. Ari umuntu utoye mu nzango hano aramakuru. Uyu mama yaje kungezaho ikibazo cye ko uyu mugabo afite umuntu uza kumurogera urugo rwe bikaba byaratumye umugabo we aturugo yagera mu rugo rwe hakamunukira ubwo nza kumuha imiti urabona ko yagize akamaro akaba yafashwe yaguhaye amafaranga se ngiwe bamigura ruko umurwayi akize ijya twumva by'imifuragiro se ntajya bajya bagura nta by'imifuragiro niyo gahunda namuhaye namubwiye yuko nafatwa azamunzanira akakwishyura akanyishyura ubwo rero amafaranga wamuha ndayamwishyura muganga ndamwishyura twarabisezeranye kuki wagiye se mu baganga b'abarozi utamwifata ndaga ari umurozi ni umuganga ni umuganga mugabo murare masha muganirize gatavuga umuntu utavuga arahiye hagiye hatandukanye mu bice bike mugabo kirareba ndani wari wagikeka nta wagikekaga yewe haguruka ese byose bibaye ibyo wakoraga wabitegetswe nande uyu mumama wamuhoraga iki uyu mumama ari kuturengaho ari kubarengaho gute ari gukira yihuse bikakubabaza nibyo munziza bituma urugo rwanjye rutakigira amahoro nta mutekano ikindi ni ikihe nta kindi ni icyo bitwanditse ngo vuga amazina yawe witwa Nkundabatware urashaka gutwara ibyo abandi ubwo nyine aho nahereye ndira ni wowe nabona humura ibibazo byawe byakemutse ngiye uguha imiti
ugende umwe ndaguha n'indi yo gutera mu rugo iwawe hanyuma weho mbwira ikibazo wifuza ko tumukorera mu mwambika inzoka ijya yirirwa iri kumugendaho n'abandi bose bamumenye sawa mu muhanda se mu muhanda babone ugize nabi ntabwo yiturwa nabi mama njya kurangiriye nabi ko nabuze amahoro ko ntagihumeka ko ntagihumeka nkaba ntagisinzi masajya kubushyiraho inzoka nakora twireka kanze ndebe murasoma ku kayoga oya ngende mu gisebo cya mwezera amazana nasoma ku kayoga gusa namenya harimo n'ibiki ndamutse ntanasibye ugiye kumuteza inzoka bamwemeze bakwemeze bamubabare bamutse bamwemeze nanjye wararushye umugabo wawe se ari he umugabo wanjye yaragiye niyo agazanga ntabashaka ko tuvugana ntabashaka ko tubona ntabashaka no kureba abana musajya kumuteza inzoka kanze ndebe nanjye kanze ndebe mzee ubone kanze ndebe iyo nzoka mugabo reba hano turebe wasabye imbabazi uswe mumwemeze dore inzoka ahantu ihagaze ndakurahiye dore inzoka ahantu ihagaze oya nanone naba mubabariye muga kabone ikintu giteze muga niko bimeze agomba kugira ikimenyetso n'abandi nkababarire muga n'abandi inzoka ihagaze aho ngaho imbere ye ntabwo arapfa agere mu muhanda ameze gutya nshaka kugira ngo n'abakora nkawe ntibazabyongere mama wiriwe niba ibikimuranye mu maso yawe Biraga nanjye naje ngana hano muganga baramundangiye nanjye nashatse umugabo akorera amafaranga menshi ariko simenya amafaranga yanyuze ubwo yari afite akazi keza none nanjye narinje ngo ngane muganga kugira ndebe ko ari cyo yamarira nimbona biri gucamo nari mfite mukuru wanyu ba mu mahanga nawe nzamuzana kugira ngo amuvure kuki utizera Imana yo mwijuse cyangwa ntusenge nkuko nimba wemera Bikira Mariya na Yesu na Muhammad na niki ngo byizere usabe Imana ukaza kwa bagakondo Imana turayizera ariko iyo byanze tugana n'abaganga kugira ngo nabo badufashe abo muganga ahitambira ngo n'uburi kurara muvura ndamuvura afite umugabo wamunaniye arahembwa ndageza amafaranga mu rugo ngiye kumuha umuti nawe agenda azaza kumbigura numva ngo ab'amahanga yaraza nyine yaramutaye kuba amahanga avuga no kujya mu bandi bagore ndageriwe w'uyu mugabo ugiye kumuha ngiye kumuha umuti rero umugabo we agaruka mu rugo cyangwa ikibazo cyaterwaga n'umucura gusa oya uyu we ndaho bahuriye ababara ukwabo uyu we hanyuma uri umugabo yataye ko ibintu binuka mu nzu n'ibikikuye n'umucura gusa uramufata iki ko tubona umuteje inzoka umuti ndamuha mu rugo umugabo agereye yumve ko urugo ari urwe koko uraho undi mutisi uriya mudamu awujyane mu rugo kugira ngo umugabo we nawe agaruke mu rugo kandi asanga ari amahoro musaba ko iki kintu kiri imbere yawe akira mama uyu muti uragenda uwutere ku buriri no ku muryango umugabo uzi ko agiye kuza najya kuryama ku buriri utereho nta kibazo uzaza kumbwira uko byagenze urakoze neza cyane n'ingaruka nzakuzana kutamwishyuza oya nzamwishyura nabonye ko byaciyemo ari uko umuti wanjye wakoze uri Imana yakoramiriza nta kibazo rwose nta kibazo ngewe ntabwo ndi Imana ariko mba nshaka kugira ngo ngaragaze ukuri kwanjye yego none si umuntu kino kintu wakimuka musaza iki kintu nubwo ufite imbaraga wahawe n'abakuramira ubwo biwawe nubwo uvura abanyamahanga ukavura mu Rwanda ukavura abahe ko twe twigenera tukabibonera inkuru bavuye umuntu ukabyara yewe ntacyo kiramutwara intego nshaka no kugira ngo n'abameze nkawe batazabyongera babone ko ingeso nk'izi z'amarozi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda tutakizikeneye nshaka rero kugira ngo babanze bamubone ibindi ndabimukorera hashize nk'iminsi 2-3 ndacyaraba rwose ndabwo ndatuma apfa nshaka kugira ngo kibe ikimenyetso n'abameze nkawe iranzuka ni mu bwoko n'uruziramire ndabona gihagaze kimeze ukuntu ndabona yizingazinze irimo aramura mu maso niko bimeze ariko nta kiramutwara none si uvuye ko mbonye umukeye ibintu ugahita umuhagarara imbere niko bimeze bwo hari uko mba nabiteguye nyine kandi zano ba nyiri yego makuru ni meza
kuri hano ndi hano nje kwa muganga nje kwivuza ufite mugabo Sawa. ni sawa bitese ko mbona uri hano Tuje hano kwa muganga kwivuza. mugabo bihangane twakwinjiriye ariko nta kibazo kuba mwaje ngo gushaka amakuru isi yose rimwe nabibona nta kibazo rwose hari ikibazo kuma muri kamera isi yose rimwe nabibona dore kamera imbere yawe ikibazo ntagihari pe bimeze bite waje kwivuza iki ngiye ikibazo mfite ndakibwira muganga nasi ngombwa namwe ngo nyibabwire se wanjye n'abadukurikira kabyo nibyo bashaka mugatubwire ntababwire nta kibazo mbaye uburenganzira babwire rwose ngiye ikibazo mfite ngiye bityo nashakanye n'umugabo wanjye dukundanye twishimanye nta kibazo gihari tubana mu buryo bwiza ubwo mu mezi 3 roga banje umugabo wanjye twarishimanaga mu buriri agatera akabariro nkishima nkumva ameze neza nta kibazo mfite ariko ubu ngubu hashize ayandi amezi 3 twarakonje mu buriri tujya kuryama ukagira ngo n'abantu baryamanye bahuje igitsina ubu wabaye isugi ubu nabaye isugi da hashize amezi 3 rwose nta kintu mbona mu buriri nta byishimo utihe utiha wapi ewe mana sinzi uko byagiye niyo mpamvu twaje tugana muganga ndadufasha nibyo ra mukarabe mwaya amazi Ko byagenze. mu majyepfo wapi Niko byagenze buriya nyuma y'ayo mezi 3 hari igihe mva mu rugo cyangwa ngataha ndi kumva ndatera akabari ariko nahagera bikanga. cyangwa ubagiye mu bandi bagore nyine imbaga zabuze Oya ntabwo mba nagiye mu bandi bagore ahubwo sinzi ukuntu bigenda nta mugeri ruhani ngumva simushaka na gato rwose mugihe tukaba twajya ku meza tugasangira ariko ntagera mu gitanda ngumva wapi nuko bikarangira uko ngomba mbo reka cira mu twareka muganga kigo cira ongera cira abasaragira abashaki muganga ngo aragira abashaki ahango ajya kwira biki ndahita menya tujye kure wa mama ndabundi sikuganiriza ura mu nyamuzi twigende ze we komone n'umugabo tugoto yego ni umutima ndi kurebe impamvu yabyo ndahita mbibona mu aya macani ye kure impamvu yabyo nanjye nihera ijisho tubanze turabine ibintu koraje twemeka ze imbaraga imbaraga nanjye nazisigiwe n'ababyeyi banjye ubwo bapfa bafite imyaka ingahe ko umuntu ushaje ntabwo nshaje ufite imyaka 65 ubwo rero bavuye mu mubiri bansigiriye imiti siko bari mugabo yisagara muhana ndacyaraba ntabwo bahuye n'ibibazo ariko ndacyaraba n'ubwoba ndacyaraba ndabona murareba bagize isoni kimuha salama boss ndacyaraba ugiye kugira ibiki se ubwonga ubwo ndi kureba ikibazo buriya ndamenya imiti ibagenewe wararebye igitsina cy'umwe n'igitsina cy'undi n'amaraso n'ibintu byayo nta n'ikingi ufite zo cyane rwose korahiye inzu ba Kigali ni 150 karaba Yesu uriya musore ko umuntu afite amahane mu kwana sekreteri wawe ni bawunsa wawe ni buriya ni umwana wanjye nawe uzamurabye ngwino nawe amakuru ntagacika ko njya numva batanga ya miti ya kinyarwanda muzenge ubushake ngo kongera igitsina ngo kongera nawe urabyongera sibyo bitsina cyangwa ubushake bw'ugarura ubushake cyangwa umuntu wararozwe naho ibitsina byo ndaho bishoboka no umuntu wararozwe tamira kuri kano mujye hariya murambwira uko bimeze mu kanya banyingirize wajyanye bajya gusambana se niho wajyanye barebe impinduka iraba hasi no hejuru urahita ugira ubushake uretse baraza kutubwira mu kanya gusa ntabimo icyumba bahita bipimira mu cyo bahita harahari zera murambeshya harahari kandi hari icyumba bajya bagahita bipimiramo cyane rwose buriya mu kanya nibyanga turamenya bano bantu barame nomero zabo ni ingaruka cyane rwose cyangwa nawe utanga nomero zabo ndazishyira abantu bazirebe ninsanga besikoroka mu zabo cyangwa karabandi camama amabere ndaziguha
hari umuntu wabonye amazi no kavamo hari umukobwa ndabona nubwo nanamutereta ndakurana ubwo nafashwe bitese bitese shavuye muri tacu kangamira nitwa Isiaka manager yo bitwa ndetse nanjye nitwa Revocate Revo nitwa Revocate none umushinga witwa Devote oya pe ko wicaye hano se kuna nk'umunyamakuru n'umugezwa na gakeya kurije hano cyane kandi ndimo ndabona ngo muri kwa muganga ndimo ndabona abantu nanjye naje kwivuza iki se ko nta gisebe mbona ufite nuko barwara indwara nyinshi ni ngombwa kuza kwivuza ibisebe sibwo wambwiye aha hari abataravayeyi wahabonye mbonye hari umuntu urumva utabasha gutera akabariro ngo nta bushake yekora mbona abandi bafashe umuntu ngo mucuraguze wowe wicaye hano hano ari icyuki cya danje nta by'icyuki mwana abamenye ibyo muri iyi minsi ntabwo biba byoroshye byose byaranze cyane cyangwa twese byaranze oya bamwe biranga abandi bikemera so bavuye kuri chat ukambwira ese ubundi ikibazo nyamukuru uri kumbaza ubwo mbonye wicaye hano nshaka kuganiriza naje kwa muganga kwivuza iki uyu mugabo mugire ntera hasi nta bushake ugira oya ngubu urabona umugabo ahubwo naramubonye ntunsobanure nta kibazo ndabona ufite na invitation ntumirase oya invitation ni ya muganga ntabwo ari iya moga nari naje gutumira nese yambwiye ndakomeka kareka ndakomeka sorry nyine mbwira haraho mukobwa nanjye ndicara tumerukanye kera amakuru ni meza ndabona warabyibushye ego ko narabyibushye ibintu byaremeye ni sawa nari nzanye na invitation nje kugutumira nibyo tsira rwose ni ryari birebire nawe wihera akajisho invitation y'ikisi felicitation nanjye kwa nejo bundi uzasezerana nejo bundi yo ibyo nakubwira batungara umusaza arimo araseka uze ngiyo ibyo nanababwiraga ibikisi uyaje kunshimira yari yarabuze umugabo reka nkwegere nubwo yari yarabuze umugabo aje kugira gute aje kunshimira yari yarabuze umugabo umuti aranywa ariko mubwira ko yihangana none ubwo agategereza none yabonye umusheri dore ubuntu butumira nzaniye umutataho gukuru ndetse turebe ibyo nanjye ndiye mutambaninge rero nari ariko ndabyumvishije naragumiwe narabuze umugabo kogomerwa bibaho se abasore bakaza bakongera bakagenda bagatikura bikanga bagatikura urabona ko ndi n'umukobwa mwiza ntacyo mbaye ikintu kina direde z'umusatsi ni ikibazo byari byaranze burundu bose umugabo uzanye mu bapfumu ugiye gushaka mu mbaraga z'abapfumu uri muganga gakondo ariko mugira ibyangombwa byo kuvura dufite ibyangombwa muganga ntago abeshya urasenga se utasize se nk'Imana ikumva iguhe igisubizo Imana nayo yaravuze ngo nimubura ubwenge nzabareka uransubije kandi muri Bibiliya haranditse ngo ufite iki ngo mpereho iki nicyo ahereho Bibiliya igiye gukurikira ikindi Imana izagikurikira rega dukorana n'Imana mwanyibagije no guha muganga agashimiro nari namuzaniye n'amakuru nawe n'umuntu mugira urakoze mwana wanjye sibyo nababwiraga se bagiye muri rubujuko mu kanya baraza kuduha igisubizo n'ibyanga turamenya ko byanze ariko ntabwo bikunze kubaho ngo ukemuze uvuze ngo ntabwo bikunze kubaho ze rero urumva kameraman anyema ko ngo wa mama arimo araduhamagara reka nkwisabe uyu musaza wamuhaye rendez-vous uwo musaza ngo bimeze bite cyagutegereje ndega nanjye ikibazo none uwo nta gahunda ye nari mfite ariko mugamba barira nari kose ikibazo kana kwe kure ngo muganga geza no kwa muganga iki kikuzanya kwa muganga n'iki mfite umukobwa ushake muri Amerika ariko uyu muganga bambwiye ko ari muganga usobanutse umuganga amaze gushakira umugore muri Amerika umugabo aramuta sinzo yagiye umukobwa yaruhiye mu nzu
hariho ngo azabino aje hano kwa muganga agere hano mu Rwanda ni ikibazo aho ndi kubaza muganga ese ntabwo yamusobanurira uko agomba kubyifatamo niwo mugabo azagaruka mu rugo cyangwa niba atazanagaruka mu rugo tukabimenya ko aruhiye mu nzu. Ese muze ko twagusanze mu rugo rwa mama wafashe umucuraguzi uriya mu mama arumva kaza n'umuntu hano birahura hehe n'ibi bya muganga nuko nabonye uriya mucuraguzi ibyo byose uriya mugore yatabawe twatuzi ko nta mucuraguzi ku manywa twabonaga ngo umuntu usobanutse mbese ubwo natwe twaguye mu kantu ubwo nawe Suzana nabo uhita uprofitirira mu kavuyo nabaje kwa muganga nabonye muganga afite akamaro ahangaha nabonye n'abamugana bose rwose ariko igisubizo birenze genda uzamuzane aba muri Amerika oya niyaba ese ndawa wamukora ikibazo muri Amerika tuzamufasha gute twe tuvurira no ku matelefone ngombwira ibintu uvura nigendere ariko urama kibiri ntabwo mvugira ubusa nta kibazo ndabugurira icupa tuvura kugumirwa tuvura inyatsi tuvura ababuze urubyaro n'izindi ndwara ziza kinyarwanda n'uri mu mahanga n'uri yego mfite ukuntu ngomba ubu n'umuntu uri kwa Putin bahita umuvura cyane rwose kuri telefone hano amatelefone agomba kumbwira uburwayi bwe ngamuvurira iyo ari nicyo nshaka n'ifoto rwose mugabo Mazoraza kumana nimba nta kibazo ufite zishyireho ndaziguha nta kibazo mfite nta kibazo ndashyira yizanye mujye munyoherereza n'abandi barwayi iyo nibyo wazanyucyo ko kwamamaza biri kigo bwo uzamamagare nkwamamarizo nyicyo nta kibazo rwose ngo mbitakire negende ndaguha ko natongera mwana wanjye utagira ngo badufite umuganga yatongera oya urasobanutse kabisa yatongera kamera mashyira hano reba hano ndakubita umuganga ndakira gutwara ese naguhereza Simon kurinde saura ko cameraman no mama niko reba mwana ariko byishimo byatumaze ngo iki byagenze gute muga ntabwo nzabona ko ngushimira byatunganye mutanga ubuhamya rero muse nimba ari umugore w'umugabo wenda ubahaye icyuma muganga reka gushimira ashaka kurangije vuba narabuze ibyishimo n'umugabo wanjye mu buriri none turabubona iminota itarenga itanu oya birabaye narakoze n'umunota umwe ndabona byabyibushye reka twigendere twigendere ibyacu twabirangije save kibi nagitsindiye